reka ngusuhuze cyane wowe ukurikira The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane. Munyemerere turebe ku makuru agezweho, aho perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakiriye abayobozi bashya ba RSP na IGF, ashimangira imiyoborere myiza n'iterambere ry'ubukungu. Ni uruzinduko rw'abayobozi rwabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa kane tariki ya 23 Nyakanga 2026, aho perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye mu biro bye biherereye mu mujyi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse ubwo ni no mu biro by'uyu muryango n'ubundi wa Afurika yunze ubumwe. Akira abayobozi bagera kuri babiri bafite inshingano zikomeye mu rwego rw'ubukungu n'imicungire y'umutungo wa leta. Wa mbere yakiriye ni Teddy Beleshayi Kasanda, uherutse kugirwa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura no gutegeka isaranganya ry'amasoko ndetse n'ibijyanye no kuba yashakira amasoko abantu batandukanye mu buryo ariko bw'abikorera, pani ibigo runaka bya leta n'abikorera, no gusaranganya amasoko ariko ku ruhande rw'abikorera. Icyo kigo rero bakita ARSP. Beleshayi Kasanda yavuze ko yari yagiye gusuhuza perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhabwa izo nshingano no kwakira amabwiriza azamuyobora mu kazi ke ko guteza imbere ba rwiyemezamirimo b'abanyekongo. Nyuma y'ibiganiro bagiye bagirana, yatangaje ko perezida Tshisekedi yamusabye gukorana ubushishozi, gukurikiza amategeko nta kurobanura no kurwanya byimazeyo ibikorwa byose bibangamira iterambere ry'abikorera b'imbere mu gihugu. Yagize ati mu magambo ye, perezida wa Repubulika yansabye gukomera no kutihanganira ibigo bishaka kunyura ku ruhande rw'amategeko kugira ngo itegeko rigenga amasoko y'ubukomisiyoneri ribe koko igikoresho gifasha kubaka icyiciro gikomeye cy'aba rwiyemezamirimo b'abanyekongo. Perezida Tshisekedi yifuza ko amasoko menshi ahabwa ibigo by'abanyekongo aho kuguma yiharirwa n'ibigo by'amahanga cyangwa ibikoresha uburyo bunyuranyije n'amategeko. ARSP ni urwego rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rufite inshingano zo kugenzura uburyo amasoko atangwa, guteza imbere ba rwiyemezamirimo b'abanyekongo no kugenzura uko ibigo byinjira muri ayo masoko hakurikijwe amategeko. Kuri uyu munsi kandi nakubwiye ko yakiriye abayobozi bagera kuri babiri, ntabwo ari uyu yakiriye gusa, ahubwo perezida Tshisekedi yakiriye Christophe Bitasimwa Bahi. Uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, akaba n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari, nuko ndetse yasobanuye ko gahunda nshya izibanda n'umwungirije Emmanuel Chibintoki, cyangwa rimwe na rimwe hakajya ibiganiro byabo ikoranabuhanga kuri gahunda nshya rizafasha y'uru rwego ibikorwa byose by'imari hagati ya 2026 ndetse na 2028. murabyumva n'imyaka ibiri igamije uburyo iri koranabuhanga rizafasha umutungo cyangwa se igenzura ry'umutungo wa leta nasohoka muri leta n'ibigo bya leta. Ni uvuga ngo uyu mutwe n'ubundi gukumira baganire ku buryo nyereza umutungo wa leta bazagenzura y'imari umutungo wa leta. Christophe Bitasimwa Bahi yavuze ko bagejeje kuri perezida icyerekezo gishya bifuza guha IGF kugira ngo magambo ye yagize ati neza cyane twagaragarije umukuru w'igihugu icyerekezo gishya nk'ikimenyetso cy'uko ubuyobozi bwa perezida Antoine Felix Tshisekedi bukomeje gushyira imbere gahunda zo guteza imbere ba rwiyemezamirimo b'abanyekongo, guhindura no kunoza imiyoborere ya leta, kurwanya ruswa n'ibindi bikorwa bihombya igihugu. Ejo niho twaraho tureba bari mu nama zigiye zitandukanye z'abantu bafite leta amadeni,
abantu bose bafite amadeni bayafite leta. Ejo twariho tureba inkuru, niba ukurikira The Quick Times News warayibonye, ibiganiro byagiye biba abari mu nshingano bavuga ko bagiye guhagurukira abantu bafite igihugu amadeni, ndetse bakatangira no kwishyuza kugira ngo igihugu kibone ingengo y'imari ifatika. navuga ngo rero Tshisekedi n'ubundi ubona ko yahagurukiye iterambere ry'igihugu ndetse n'abanyekongo bakaba batera imbere. nabwo ndavuga ba rwiyemezamirimo n'ubundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bagiye batandukanye bakurikiranira hafi ibi bya politiki ndetse n'ingengo y'imari ya Kongo bavuga ko iyo gahunda ya ARSP ishobora gufasha kongera amahirwe ku masosiyeti y'abanyekongo kubona amasoko, mu gihe gahunda nshya ya IGF ishobora gutuma igenzura ry'umutungo wa leta rirushaho gukorwa mu mucyo hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Izi ni gahunda zombi zifatwa nk'imwe mu nkingi z'ingenzi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje gushingiraho mu rugendo rwo kuvugurura imiyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba hari no guteza imbere ubukungu bw'igihugu no kongera icyizere cy'abaturage mu nzego za leta. Bwo turaza kureba ko twebwe perezida bimuhira Tshisekedi, turareba ko ibintu biza kumuhira cyane ko n'ubundi ubona ko arabizi neza ko abakire hariya muri Kongo nibo bantu bonyine bamufasha kuba yakomeza kuyobora. Hano mbona ko atangiye kuba umwanya ndetse akaba yanabafasha mu kubona aho bashora imari, kuko buriya abakire iyo bafite mu gihugu nta no kuntu utayobora, kuko buriya iyo ugiye kureba abanyamafaranga baba bafite n'ijambo rikomeye cyane mu gihugu. Tshisekedi rero atangiye kubereka ko ari kumwe nabo, atangira kubashakira ama opportunities agiye atandukanye ku buryo baraninga business zabo ndetse bakanabona inyungu nyine muri ibyo byose. Kuko niba atangiye kwikura ku bigo by'imari noneho akabijyana kuri ba rwiyemezamirimo bigenga, urumva ko hari izindi mbaraga atangiye kuba yashaka ku ruhande rwe, atangiye gushaka amaboko azamurwanirira. Ubwo nuko bimeze rero, nuko bimeze. Tshisekedi niba bizamuhira turakomeza tubakurikiranira hano kuri The Quick Times News. Nkwibutse gukanda subscribe aho turayikanda, ndetse nawe wayikanze turagushimiye cyane. Kanda like, share, comments, ubundi dukomeze kubana mu biganiro biri imbere bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza, muhahe muronke.